ntabwo uri busebe. Reka isi yose mubone. None se umukozi biki nyine? Mwihorere ntunamufate. Yihorere. Arimo aragwa. Atangiye kuvanamo inkweto Nyagasani. Kagiye kwiyambura imyenda se kandi. Usibye niriya n'indara yiyambura. None se mugakozo mani muvanaho kamera. Kamera yo ni muyivane. Karabaye. Kagiye kuvanamo n'ijipo se kandi. Byose arabikura. Mugamana Nyagasani. Umva wavanyeho kamera mani wikambye kundi mwana usavanaho kamera. Wavanyeho. Sabye kare ko muyikuraho. Wavanyeho. Uravuga ni karisa arayikuramo. Zanze uri kumbesha kamera icyo watwa Yesu mwami. Wavanyeho kamera mani. Sinsabye se. Wavanyeho. Ntambweze ko nta kibazo ari bugire. Nese ko imyenda yaguhaye. Avanye muri Kristo. Kuko nshobora kureba nibiri muri wowe no mu nda y'umutima yawe. Wabikoze se ko nanjye mpibereye sindaha ngaha. Mbigukorere kuri wowe. Umva nta kintu bintwaye. Habe na gatoya. Ntabwo wamenya nibyo nagukoreye byari byo. Reka manze mubwire. Ni Mutesi bamwe ngo ni Mutesi. Nitwa Mutesi. Ndaha ngaha, sibyo? Icyanzanye no kugira ngo nemere ubuvuzi bwawe. Niba bukora koko cyangwa niba budakora. Wikiri gushakisha ku ruhande ngo urebe ngo umuntu ngo naze cyangwa nanjye ubwanjye niciye aha ngaha. Kuko icyanzanye ni wowe. Umwana muto nkawe. Kuba ndi muto se bivuze yuko nakemere ibyo uri kumbwira byo byose ndakuze bihagije. Ntago imyaka 24 mfite. Ubwo se ikibazo aho kiri banyamakuru uyu muntu byaba ari ikibazo mutangaje nkamushyira ku isi yose ikazabona ibyamubayeho. Njewe nabyemeye. Ntabwo nabigukorera kuko ubu nakagukoreye ikintu kimwe wumva nkubwire nakagukoreye ikintu kimwe sinabyemeyera wowe ntumenye ibiriho ukazabibona. Wowe nabyemeye wowe nyemeza n'abandi bagukurikirana sibyo? N'abandi bakurikirana ibyo biganiro byawe babone ko wa muganga ko kashoboye. Noneho nje noneho ndabitangiye sibyo da? Ndabitangiye. Ubu nkwereka isi yose nta kintu bintwaye wowe garagaza imbaraga zawe. Ubwo nyine nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Ibaze. Nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Niba bishoboka bikore. Uri umukobwa mwiza. Nta kintu bintwaye. Umwana mwiza kugira ngo uzibone ejo bundi wamwaye ku isi yose. Byaba ari kuko abantu hano hanze bamwara uko bangana. Ariko we ntago wamwaza. Kuko business ariko ibyo kuvuga nubusa n'amafuti. Okay, nyine reka mbanze nkubaze. Ariko ntago nabazwa n'agatike kanje naze kuko naje bishaka mbikunze. Uransinyira yuko ibyo nshobora kugukoraho. Nyuma yuko uzamenya ibyo ari byo. N'umunyamakuru nguri arahari sinabyemeye mbishaka se. Wabyemeye bishaka? Nabyemeye wowe nkorera ikintu cyangwa se ukora ikintu runaka kiri bunyemeze. Munyamakuru n'abadukurikirana cyangwa n'abagukurikirana bwemere ubuvuzi bwawe. Umva mute ni Mutesi. Ni Mutesi. Nyemerera ubu turahangaha unyise n'umutubuzi. Imana ibabarire kuba nkwise umutubuzi uri umuntu mukuru nduta ariko birasekeje. Habimanzanira agasekuro kanje n'umuturimo bimpereze hano. Ngiye nabyemeye. Bimpereze hano nabikore. Umva mukobwa. Nabikora ibyo akora. Umva mukobwa. Umwana w'umukobwa mwiza. Umwana w'umukobwa mutoya. Nturi kumpinga? Nanagupinze cyane ubwo sino. Wampinze cyane uranabyemeje. Banyamakuru ngiye kubasaba ikintu. Wenge ndemezwa wibasaba. Reka nibisabira abanyamakuru. Nabyemeye ariko muri make uje kugira ngo umpinge uje kugira ngo were ibyo ugiye gukora nanjye ngiye kwereka isi yose yuko kuko ubu tuvugana kamera iri kukureba nanjye iri kundeba. Urabizi kindiho. Urabizi ko ikuri. Boretse nkwereke. Urabizi ko isi yose iri kukureba. Muze murenga umugabo hano arasema. Unyemereye. Nanjye unyemereye yuko nusebera imbere ya kamera. Ntacyo hagati yanjye nawe haravamo umuntu muri gusebe. Haravamo ntago ndi busebe. Haravamo umuntu mugiye gusebe. Ntago ngiye ndi busebe. Ntabwo uri busebe. Ntago nsebe. Nanjye sindi busebe. Ntago ndi busebe. Banyamakuru icyo kintu tukivuganye mu byumva. Ntabwo uri busebe. Habe na gato. Ntabwo uri busebe. Ntabwo uri busebe. Ubwo sibyo ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ntabwo bizi.
Habima subirizayo imiti yanjye. Ntabwo uri busebe. habe Ntabwo uri busebe. Nyamara uraseba. Nyamara hari icyo uri bumbwire. Uzi ko ubu tuvugana shatse nge ubwenge bwawe nabugutwara ukaberwa niba. Ariko noneho ndumiwe. Ukagira ute? Abanyamakuru bigiye kuba mu byihanganire. Mu byihanganire umva. Mu byihanganire nta n'ikindi. Umukobwa aza kumpinga ngewe kandi abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Kandi biba ntimugire ikibazo. Mutesi? Abanyamakuru nimwe mwamuzanye. Mushatse ububyaranye ni imikoro mwayifata. Ni imikoro mushaka muyifata. Fata mikrofone yawe. Ubu ntazi ni yari. None se bigenze bite muga? Si ubu binsabye se? None se uramuroze? Ntabwo ndoga. Bigenze bite se? Yongera avuge. Hagiye kwiyereka isi. Si ubu bisabye se? Oya none se kuvanza utuntu ukabimutera ibintu bimeze nk'ifu uvanze ibiki umukozi ibiki? Si ubu bisabye se? Hari ubwo yanyemeye se? Kari gutitira se? Gutitira gusa se? Uretse urabona ahubwo n'ibindi bigiye kuba. Mugamva nkubwire rero nazanye umuntu ngo muganire udatuma ntura umurambo nta murambo cyura. Gusa ibiri kuba arabiyoberwa arabimenya nuko mbishaka. Muga umbabarire nyuma yo kubishaka arabimenya. Sinshaka gucyura umurambo cyangwa gucyura umusazi ngo njye mu bitaro. Wamuzanye se? Nasi ko mwaganiraga agiye he? Agiye. Oya mwihorere. Muto ugiye he? Mwihore si we wamuzanye se? Katanyumva mugakoze ibiki? Ibyo nkoze nibyo ashatse. Niba ashatse guhangana nanjye reka isi yose mubone. None se umukozi ibiki nyine? Mwihorere ntunamufate. Ntumugire n'ikibazo. None se mugareba noneho. Ntacyo buretse muha iminota mikeya. Buretse mwihorere rwose, mwihorere ntumugireho ikibazo. Muga. Muga ibintu nibiki? Ibi ngibi se byihorere. Ari marago. Si wamuzanye se? Atangiye kuvanamo inkweto nyagasani. Si ubisabye se? Uri mu kijambo mbwiye. Nose ukoze ibiki birabintu. Ubundi birabintu muhushyeho nibiki? Ibyo utabonye ni ibiki? Nta nubwo ari kumva nta nubwo akibuka izina rye. Ntabwo ashobora kukumva byo. Ntabwo yakumva nubwo wazana iki. Ntabwo yakumva. Inkweto akaba arazikwihereye tayari. Ntabwo yakumva. Muga uyu muntu amugeze i Kigali. Uramugeze i Kigali. Muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi. Usibye niriya n'indara yiyambura. Nini se muga kuzo mani muvanaho kamera. Muvanaho kamera yo ni muyivane. Muvanaho kamera ndabona. Muvanaho kamera mani. Muvanaho kamera murezi. Ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko. Muvanaho kamera. Umva munyamakuru kamera yivaneho. Kamera yivaneho ntabwo nshaka ibintu isi yose bibona. Ndabigusabye kandi kamera yivaneho. Kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ku bwenge bwe mbufite. Kandi ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Karabaye katije kuvana muri jipo se kandi mugamana nyagasani umva wavuvanyo kamera wikambi kundi mwana usavano kamera wevanyeho sabye kare ko muyikuraho wevanyeho uravuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo Yesu mwami wavanyo kamera mwana sabye se wevanyeho nta mbweze ko nta kibazo ari bugire nese ko imyenda yaguhaye avanye muri Kristo vanyo kamera murezi we mpereza ayo mazi nusimuga kwiyambuye ubusa mpereza ayo mazi karabaye mpereza ayo mazi kariko hagira se shikera imyenda ya mute icara mute akira muhe mikoro amazi yo iwe nambaye ubusa yasuwe muha amazi yo kunywa iwe muga mumuzanira amazi ndapfuye iwe mvuye wishwe n'iki amazu yego urayabonye yego ubonye amazu mugatuvuye wowe nande nge nawe twari kumwe
wowe nanjye amazi mumpa amazi yo kunywa uretse wakuzanira amazi mvuye muganga mvuye tuvuye uribuka aho twari turi se mumpa amazi niko uribuka aho twari turi ndakubaza uribuka aho twari turi ntabwo mazi mbonye amazi menshi ni kumva nta mbaraga mfite mu mubiri ngaho nywa amazi nywa amazi menshi nywa amazi menshi mugatuvuye nta mbaraga mfite nitwe turi kuganira se njye none nitwe turi kuganira humura reka ngo upfundurire munga unguye nta mbaraga uribuka ikiganiro twari turi hose nywa amazi uvuye hehe tuvuye he ntabwo twari turi kumwe se ntiwahabonye mbwira ahantu mvanye banza unywa amazi banza unywa amazi banza unywa amazi banza unywa amazi nywa amazi nywa amazi nywa amazi ngaho rekeraje inyota muganga we tuvuye ayiwe mwana we mute makuru yawe oya garuka oya garuka nta kibazo garuka garuka mute garuka wanze garuka mute nongeye kubinkoza ibyo bintu ibihe mute njye nawe dushobora kwiganirira ntugire ikibazo mute tuvuye turi gutangira amakuru yawe mute se ntiwazanye n'abanyamakuru se ngo tuganire umbwira ahantu tuvuye ntiwazanye n'abanyamakuru se ndikumva ngutinye urantinyira iki ndikumva ngutinye none se mute dutahe none se bigenze bite uratubwiye ngo ubonye amazu wari uri hehe wumva uri hehe ntabwo mbizi kubera ko twese twaguhamagaraga ukatwihorera wibagiwe n'amazina yawe ntabwo mbizi ahantu tuvuye kandi twari turi kumwe wabonaga muri kumwe mwenyine yego ugenda ashaka guhunga uno mugabo wahumura ntacyo agutwara none se kuki nyine ugezeho ukiyambura imyenda ukayivanamo yose byari bigenze bite yari ari kumbwira ngo niyimuhereze se kandi atakuvugishije yari ari kumvugisha ntabwo mwe mwabyumvise ntabwo muganga yavuze yari acecetse shabyago nimenya bikaze none urahamutse dutahe uzongera gupinga muganga hano abantu rero reka dusoze dutahe ujye ukomera neza nyine ureke kurira kuri kamera ariko ni irihe jambo wabwira ba bantu bamupinze bavuga ngo ntabwo babyiboneye ni iki kintu wababwira nkawe byibereye oya ntibakajya bapfa gupinga buri kintu cyose babonye mera mikoro muganga mubaze nawe none se muga nyine gerageza aho dusobanurira abantu bataza no kugira ubwoba umukobwa wacu umukozi biki bigenze bito ko hari ibintu muteye birangiye umutera ibindi ese bigenze bito oya ubu nta kibazo afite ubu ni muzima rwose pe ahubwo njyewe gusa ngira ngo twabanje kubyumvikana yego twabanje oya twabivanyemo njye namubwiye ko ajaje kunyereka yuko ntacyo ndicyo
aza kunyereka yuko ngewe mbeshya abantu. Yego. Aza kunyereka ambwiye n'ijambo ribi cyane ngo ndi umutubuzi. Ntabwo uri umutubuzi. Ntabwo nkiriwe. None se mugabo ubwo rero ngiye ikintu mukoreye niba abona nta kintu nta kantu gato yamukoreye. None se kare kuvuga ngo avuye hano atazi. Mutunge mikoro. Ugiye hese? Oya garuka gato tuvugane dusoza twitahire. Oya ihangane n'ibyarangiye ihangane. Icari umunota umwe dusoze dusezera abantu twitahire. Ihangane ntacyo gutwara ariko. Muga mukoze ibiki? Ngewe icyo nkoze gusa reka dube dukupyeho gatoya abanza ashira amarira nyine abanza tuza agarura umutima ubundi tubone kuganira dutuje cyo byiza. Afite ariko mwaganira. Nyine we ntago aratuza reka tubone dukupe kamera abanza tuza ubunze umuhumurize umusobanurira havuye ubundi azasezera abantu atari kurira nyine ameze neza cyo byiza. Cyo nzi cyo n'uyu mwana w'umukobwa azankunda cyane aho. Reka mubanze muganire umuhumurize. Yes muga noneho ndabona tugarutse nyuma yuko maze kumukansoringa umaze kumuganiriza agatuza ndabona tugarutse mu kiganiro ameze neza afite n'imbaraga nk'izambere ariko ndabona amagambo yashize ivuga menya atari bwongere gupinga nka mbere. Sinzi nimba ndi bukubaze ngo ese umukozi wiki cyangwa byagenze bite unadusobanurire nimba nta ngaruka ibintu ukoze biri bumugireho dusobanurire muri make. Ubundi rero ngiye ibintu ntabwo nkunda kubikora. Yego. Nta nubwo njya mbikora pe. Kandi biba byose nge nkuko nabibabwiye nongere mbivuge. Yego. Ngendera ku ijambo ry'Imana. Yego. Ariko nka kwa kundi Yesu yageze mu rusengero yasanga bari kurucururizamo agafata inkona akabakubita. Iyo umuntu ankoze mu bwonko bituma nshobora kumukorera nicyo ntakagombye kumukorera. Ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa nta kibazo afite. Gusa ni umwana mutoya ariko nagiraga ngo abone ko byose bigenza gute bishoboka. No kuvuga nagongera kuvuga. Yego. Ujya kumuza niba mwari mwana bipanganye cyangwa se niba mwari mwana biteguye wamubwiye cyangwa se nawe ubwo yambwiye ngo aranyumva ntanyemere cyangwa se akumva ko ibyo nkora atari byo. Na akantu gato mukoreye kugira ngo n'abandi ajya bibemeza. Niba atabyemeraga. Yego. Buriya hari ahantu mweretse kandi hari ibintu abonye kandi hari ahantu ageze. Urangiye nagira ngo mwereke ko we ubwe ubwenge bwe nshobora kubutwara. Yego. Ibitekerezo bye nkabitwara agakora ibyo atazi akajya aho atazi akabaho no ku buryo atazi. Cyane rwose. Ngo yabonaga ngo ari ahantu hari amazu maremare kandi ngo muri kumwe. Yes. Nuko yabibonaga. None se ko atubwiye ko amubwiraga ngo niyambure imyenda yiguye. Ariko nge nawe twari turi kumwe. Kandi nanabasabye ngo mukureho kamera nizere ko ibi bintu bibaye. Nago twabifashe. Nizere rwose ko mutayifashe mubaye mwabifashe. Nago nabifashe mu Oya nizere ko utabifashe. Oya nakwiyeho kamera nago bigaragara mu humure. Ubwo rero icyo nagira ngo mwereke nagira ngo mwereke ubwe. Niba mu bapinza arimo azabibwire n'abandi. Buri ikintu nkoze ni kimwe. Yego. Nkoze ikintu bita kumutwara ubwenge. Nkabukoresha uko nshatse cyangwa se nkabujyana aho nshatse. Bivuga ngo n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Yagizeho kanosiyo gusa. Yego. Nta kindi kintu yabonye. Ariko ni ukumwereka gusa ko ibyo kuza ari kumpinga nta nyemera ntagira ate nta nyumva bimuvemo abibwire n'abandi. Yego. Wenda reka tugire dusoza no tunitahire ndakeka inkuru avanye hanagiye kugenda akayibwira n'abantu bose. Noneho sinze noneho irindi jambo wumva wageza ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya. Ikintu nageza ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya. Icyambere nuko bagomba kwemera ko igihe icyo ari cyo cyose bahemutse cyangwa se bakoze ibintu bidakwiye nabo ubuzima bwabo bushobora guhinduka. Yego. Ikindi kintu nuko ugize ikibazo agomba kutugana. Kubera ko bashobora no kugira gutya bakakwangiriza umwana. Yego. Akiri mutoya. Akazarinda kura ari debile kandi yaravutse umwana ari muzima. Cyangwa se nawe ubwawe bijya bikunda kuba ku badamu benshi cyangwa se ku bagabo benshi.
bakagira imyuka yangiza abana babo batabizi nabo ubwabo ikabangiza. Yego. Njya ngira abantu inama kugira ngo wenda bajye bakoresha uko ujya kwa muganga ugakoresha kontrole y'ubuzima bwawe, ni nako bakagombye kujya nge baza bakandeba nkababwira ubuzima bwabo uburyo buhagaze, kuko hari byinshi biba biri mu bantu bo ubwabo batabizi. Yego. Ukagenda ugahura n'imyuka mibi ikakwangiza utabizi, ukabana nayo wumva nta n'ikibazo ufite, ukaba wumva uri muzima muri fiyeri. Yego. Kandi muri wowe ufite imyuka y'ibindi bintu bikuyobora utazi. Ugasanga igutereje abana urwangaro. Yego. Ugasanga itumye umugabo n'umugore batandukana bakundanaga. Yego. Ugasanga itumye umugabo imushyiramo ibintu by'ubusambanyi kandi nta cyari kimurimo, nta nirara afite, ariko imyuka ikamutegeka ibyo. Ugasanga umugore afite imyuka yo guca umugabo we inyuma, kandi mu by'ukuri we ubwe umutima we bitarimo, ahubwo ari ibintu bamuroze cyangwa se yavukanye. Bityo abantu bakagombye kujya bakoresha ibishoboka byose, bagakoresha kontrole y'ubuzima bwabo n'imyuka ibarimo, kugira ngo ni nayo mpamvu ushobora gusanga umuntu aragenda agacuruza ariko reka da. Ugasanga umuntu abyaye umwana umwe ariko kugerageza kubyara wa kabiri reka da. Ugasanga umuntu ntabyara ariko yajya kwa muganga bakabwira ngo nta kibazo afite ku mugabo ku mugore, kandi ikibazo kiriyo ariko ni umwuka ntabwo bari bukibone. Yego. Cyangwa se n'amarozi kwa muganga ntibari buyabone. Ugasanga umuntu aragiye abaswe n'ibindi bintu muri make udashobora kumva, ni byinshi cyane. Ugasanga umugabo yibagiwe urugo rwe yararufite, cyangwa se ugasanga umugore ataye abana yarabafite yakagombye kubarera, kandi mu by'ukuri atabanga ubwo kubera ibintu bimurimo. So bivuga rero ngo ngewe ikintu nkangurira abantu ni uko bakagiye bamenya ko hanze aha hari imyuka mibi, hanze aha hari abantu babi, bakagiye bansanga ngewe nkabagira inama cyangwa nkabereka imyuka ibarimo, kugira ngo babashe gutunga ingo nziza, babashe gutunga ingo nzima, babashe gutunga ingo zitekanye. Nkaba nanagira n'inama n'abashaka kuzubaka. Yego. Mbere yo kugira ngo bazubake rwose bansanze bakangisha inama, nkanabasuzuma, nshobora kubamenyera niba urwo rugo ruzaramba cyangwa se niba rutazaramba. Nkaba nanababwira bafite gahunda yo gusezerana ati bo nimushaka mutandukane, kuko nimunabana nta gihe muzabana. Kuko ngira urukundo ndarubona cyane urwego rugezemo ku muntu uwo ari we wese, umuntu n'undi. Yego. Muga nago abantu bari buzi ko kwita umupfumu. Ntabwo nge ndi umupfumu. N'abapfumu ndabarwanya cyane. N'abapfumu ntabwo njya mbemera. Yego. Hanyuma wenda ngiye gusoza ikiganiro, noneho ufata umwanya umuniyunge, kubera ko ndakeka ko ibintu mukoreye ntago ari iby'i Rwanda, byanze bikunze nyine nawe hari abazaho ubuhamya, hari abarebure b'iki kiganiro babashe kubona imbaraga ufite. Hanyuma rero tubwiye ati wenda abantu nabafasha mu buryo bumeze gutya, wenda uraza kubabwira n'ibindi babafasha bitari ibyo, unababwire uburyo abantu bakubonamo, ubundi dusoza ikiganiro. Okay, uburyo bwo kumbona nta bundi, barampamagara tukavugana, amanimero narayatanze kuva mbere hose. Yego. Izo nimero ziraboneka kuri WhatsApp, zose ziriho, no kumpamagara ku mayinite rwose byose birashoboka. Yego. Aha, hanyuma rero sinzi nimba ntakuniganya ijambo. Nuko bari hanze barampamagara nta kibazo rwose. Yego. Kandi byaba ngombwa bakanyohereza kuri WhatsApp hose ndaboneka. Ngo ujye nabafasha ngo batiriwe baza mu Rwanda. Ntabwo ari ngombwa kubirirwa baza mu Rwanda, iyo mfite ifoto yabo ni ukuvuga ngo nabo ubwabo mba mbafite. Umuntu wese mfite iyi foto. Yego. Ni ukuvuga ngo nawe mba ndi kumwe nawe, mba meze nk'uwicaranye nawe. Harya muga nta foto yanjye ugira? Ifoto yawe wifuza ko nyigira? Urumva ko nugira ikibazo uzayimpa. Muga nimba ufite ifoto yanjye urumva ko naba ndi mu bibazo. Oya, kugira ifoto yawe ntabwo biba biri mu bibazo, ahubwo uri mu bisubizo, kubera ko nge ngira ifoto yawe kugira ngo ngufashe. Ntabwo ngira ifoto, kandi ikindi iyo mfite ifoto yawe nta wundi muntu ubaho ushobora kuyibona usibye ngewe ubwanjye ku giti cyanjye, kandi nabwo kubera impamvu runaka. Impamvu ifoto yawe imfasha kugira ngo nkore ubuvuzi bwanjye, kuko iyo nyifite ndagukurura nkakoresha imiti yanjye, namara gukoresha imiti yanjye nkamenya ibiri muri wowe, nkamenya ibiri iwawe, nkamenya n'ibiri mu byawe. Yego.
twihuse se ushaka kutubwira noneho indwara uvura zose ku buryo abantu hari umuntu ushaka gufasha nimero ariko atavuga ati najya kumureba wenda ngamvura iki wabanyuriramo wihuse muri zimwe mu zuvura? Mbere ya byose mvura amarozi y'amoko yose. Y'amoko yose, yego. Iyo mvuga amarozi y'amoko yose, reka nongere mbivuge mbitandukanije. Yego. Amarozi burya agira uburyo bwinshi. Hari amarozi ushobora kugendana nayo imyaka myinshi cyane. Yego. Ntunamenye ko uyafite. Ayo bita amahuherano. Hakaba amarozi y'amatamikano, hakaba amarozi y'amatambukano. Amarozi ni amoko menshi. Ikindi nk'uko nari natangiye mbibabwira, mvura abagabo n'abagore bafite ibibazo bijyanye n'iby'imibereho yo mu buriri. Yego. Hari abagabo baba bakora ibintu ntibigende neza, yego, nk'uko babyishaka cyangwa se babyifuza, cyangwa se nk'uko bikwiye. Yego. Hari abagore nabo baba batameze neza nk'uko abagabo babishaka. Hari ibyo batujuje kubera impamvu zimwe mu byo nakubwiye, z'uko bavutse, iz'amarozi, iki ibintu nk'ibyo ngibyo cyasize imyuka bagiye bahura nayo. Ibyo ngibyo nabyo ndabivura. Ikindi hari abantu baba bafite ibintu bikibwa. Yego. Abo ngabo nabo ngita ubuvuzi kuko ndabafasha kandi byabo bikagaruka. Ikindi hari n'abagabo bo ubwabo batademara kubera impamvu runaka. Yego. Icyo ngicyo nacyo ndeba impamvu yabyo kandi nkabafasha. Ikindi hari abagira gutya bakibwa mu mirima, ukagira ngo wabaye ikintu cyo ukagira ngo wororera abandi cyangwa se uhingira abandi cyangwa se ucururiza abandi. Yego. Aho ngaho rwose ndagerageza. Ikindi hari ikintu bita inyatsi. Niyo izengereje abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse ugafata no ku isi yose. Hari umudayimoni wateye bita inyatsi cyangwa se n'abantu ubwabo bakakuroga inyatsi. Ugasanga icyo ukora n'icyo ugerageza gukora bigaca mu myanya y'intoki. Naho ubwo ukayoberwa aho binyuze. Iyo bimeze gutyo rero uratugana tukareba impamvu ni iyi. Ese kuki ucuruzanye n'abandi bacuruzi bakunguka wowe bikanga? Ese kuki ufatanya n'abandi bikorwa ugasanga iby'abandi biratera imbere we ntibitera imbere? Ubwo rero ibyo kuki umwana wawe ajya mu ishuri abandi bagatsinda ugasanga wagira ngo bigisha wari hanze y'abandi? Ubwo rero ibyo byose ni ibintu ngenda ndebaho nkabisuzuma kandi nkabitangira ubufasha. Yego. Niwe mera mikoro umukobwa wawe mubaze gato ubundi twitahire. Nta kibazo afite. Nta kibazo afite. Umuhe mikoro. Muto umeze neza? Meze neza. None se ko amagambo yashize? Cyana wari we yashira. Ko mbere amagambo yari yakurenze ubu ngo nkabunda udashaka no kuvuga bimeze biti? Byanzanye nabibonye. No kuvuga ngo yaguhaye ibyawe nyine wemeye tu. Gusa ariko nyine mbwa sorry gusabye imbabazi. Temera bibaho kandi turi abantu twumva bitinze. Ariko no bumvise. Cyabwa numvise ahubwo dutahe. Dutahe ubuhamya bwo rwose ndabutahanye. Gusa nyine abantu batemera burya mushaka mwajya mwemera. Sibye ko nyine ngo umuntu yemera yabonye ngo abanaga ngo ahantu ngo hari amazu maremare cyane ngarimo arakubwira ngo muha imyenda urinda aho wambara ubusa buri babarira ubwo ndakunginze nizeye ko bino bintu utazabyo ntago biri muri video ntayaririwe urumva we utazapfa ubusa nese basi byo koraga wabyumva kuri kubikora mani nde nabyo nzi gusa icyo nzi nuko ambwa ngo ni muha imyenda no kuvuga ngo umuganga we yari yicaye ntago yavugaga wowe uriyambura imyenda yose yani nta nahavuye sinzi imyenda yose urayambura witonze ko yana ikariso yivanamo ubihereza muganga nibaza se n'ikariso araye gusabye uriyambura usigara wambaye ubusa mbabare mbwize kuri ko nta bose babibonye ariko kuri kamera ntago nabifashe muganga nyine urangaragaje nyine muganga abisezeranye imbere ya byose ariko ntugire ikibazo muganga yasa kugirira impuhwe nyine arongera kugarura urongera uragaruka urongera urambara mva ntago nzongera rwose pe isi yose ni we batoranije kugira ngo bari uza gupima we ninjye wabimusabye rega bitewe n'ukuntu numvaga imyemerere yanjye itari kubyemera
nese nkubeshye ntago yabinsabye njye nagiye muri comment ndavuga ntago bino bintu uvuga bishoboka niko kuza nyine ako nemeye rwose pe nemeye babyeyi ndashaka gutaha amahoro. Urataha amahoro humura, urataha amahoro ntugire n'ikibazo. Ubu se urumva ari ikibazo ufite mu mubiri wawe? Sawa, ariko icyokere wari ufite cyashize, urumva utagishyushye nk'uko wari ushyushye. urabona wakonje wese uca bugufi amarere wari ufite yarangiye ngo wamunaga ngo uri ahantu mu mazu maremare. Nese muri uyu mwanya urumva nta bibazo nk'ibiri ushaka kubaza muganga ngo dusoze? Njye nshaka kumubaza niba nyuma yo gutandukana kwanjye nawe nta ngaruka ziri bubeho. Icyo ni icya mbere mbaza, n'icya kabiri mbigusubiriza rimwe. Oya, icya kabiri cyo ntacyo, nanjye nkeneye ubufasha nzaza umfashe. Ariko ikigaragara wamutinye cyane. Mu gisubizo nta ngaruka namba zirakubaho. Ngiye icyo nakoze unanabyumve n'abanyamakuru babyumve. Icyo nakoze ni ukukwereka ko bishoboka nka gutwara ubwenge iminota itarenze 10. Yego mugana noneho reka dusoze ikiganiro. Sinzi wenda nimba ntakuniganya ijambo, nimba wumva hari ikindi kintu wifuza kubwira abantu mbere yuko dusoza, ubundi tugusezere twisubirire mu rugo natwe nawe tukureke ukomeza kandi kazi. Murakoze cyane. Ku cyumweru ku munsi nk'uyu nguyu w'Imana usibye nkamwe mba nakiriye igikorwa nkora ni ugusenga. Yego, mbyuka mu gitondo, iyo byabaye ngombwa hari abantu naraniye ibisubizo by'amakonsultation yabo nyibahereza. Ubundi ku cyumweru ntabwo nkora, nta nubwo njya mvura keretse iyo byabaye ngombwa. Yego, nka kwa kundi uje kwa muganga akavuga ngo ikibazo ni urgence, urumva ntabwo umuntu yaza ari umusazi ku cyumweru ngo mubwire ngo nasubireyo. Naba mbaye nka za ntumwa cyangwa se babigishwa babajije Yesu ngo se ngo kuki ukora ku munsi w'isabato. Yego, nanjye ku munsi isabato yanjye ni icyumweru, ndaruhuka nkakora ibintu bibaye ngombwa byo gufasha, byo gukiza, byo kugira gute. Ariko mu buvuzi busanzwe ntangira ku wa mbere. Ubwo rero ntabwo mwanjennye cyane. Ubu namwe iki kiganiro nakabaye narabemereye ku wundi munsi, ariko ku wundi munsi uzi ko muza mugasanga mfite abantu nkaba ntabasha kubona umwanya n'uburyo bwo kuvugana namwe. Yego, so buriya nanjye biranshimishije kuko ngira ngo ubu nibwo usanze nta bantu mfite. Biranshimishije rero kuba tuganiye, kandi n'ubutaha nibiba ngombwa muzagaruke kuko narabibemereye. Mwaza mu mibyizi, mwaza ku cyumweru, nibwo nanjye mba ndi kumwe n'abana mu rugo, nibwo mba ntuje muri make. Ubwo rero nta kindi nabwira abantu, nuko bibaye ngombwa bajya bampamagara. Yego muga rero urakoze ku mwanya waduhaye, turagushimiye. Ugira ibihe byiza, natwe reka dufate urugendo dusubira imuhira. Namwe murakoze cyane, ndabashimiye.